Ikaze ku makuru yaranze icyumweru n'ubundi ni kuri Bushake TV. Ahangaha ni Nyabugogo, umujyi ukomeye cyane w'ubucuruzi, urujya n'uruza rw'abantu ibihumbi n'ibihumbi buri munsi biba byateraniye ahangaha Nyabugogo. Ariko kuri uyu munsi ibintu byarahindutse, abantu barahagaze, imodoka zirahagarara buhoro buhoro, ndetse amaso y'abantu bose ahindukira icyarimwe. Ayo maso nta kindi yarebaga uretse abakobwa babiri bagaragaye hagati ahangaha mu mujyi wa Nyabugogo bambaye amasume gusa. Ibintu byahise bitera urujijo, impaka n'amarangamutima adasanzwe ku bantu bose bari ahangaha Nyabugogo, ndetse kandi bamwe batunguwe ndetse abandi baraseka. Hari n'ababashije guhita bafata za telefone zabo batangira gukamera, batangira gufata amashusho y'abakobwa. Ni mu gihe cy'iminota mike cyane gusa, kuko amashusho yabo yahise agera ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ntabwo ari mu Rwanda gusa ahubwo ni hafi ku isi yose, kuri TikTok, kuri Facebook ndetse no kuri X. Naho abantu gutangira kubona ayo mafoto, batangira kujya impaka zikomeye cyane. Ese abakobwa bari bafite iki gitekerezo? Ese niki cyabibateye? Ese ni ugushaka kwamamara gusa? Ese ni ubutumwa runaka bashakaga gutanga? Cyangwa se ahari hari ikimenyetso cy'uko isi n'ubundi ishobora guhinduka ku munota, cyane cyane nk'uko dukunda kubabwira kuri Bushake TV. Abantu benshi bavuga ko ibyo bakoze biteye isoni kandi nanone bidakwiye umuco nyarwanda. Ariko nanone hari abandi bavuga bati ubuzima ni ubw'umuntu ku giti cye, kandi nanone umuntu afite uburenganzira bwo kwambara icyo ashaka. Nyabugogo yose aka kanya yahise iba mbese nk'ikinamico, yahise iba nka filime bari kureba kuri live. Abacuruzi bose barasohotse mu maduka barayafunga, ndetse kandi baje kureba ibyabaye kuri aba bakobwa. Abamotari bose barahagaze, imodoka zose zarahagaze, mbese ingendo zose cyitwa urugendo byose byarahagaze kugira ngo bihere amaso, ndetse abagenzi bamwe basigara bibaza niba koko ibyo babonye ari ukuri, cyangwa se ari planka, cyangwa se nanone yaba ari inzozi. Hari umugabo umwe wavuze ati rero maze imyaka irenga 20 nkorera ahangaha Nyabugogo, ariko ibintu nk'ibi sinari nzi ko bishobora kuzabaho, sinari mbizi, sinigeze mbibonaho. Undi nawe kandi yaraje yungamo aravuga ati rero isi yararangiye, isi irashaje. Ariko inkuru ntiyagarukiye aho ngaho, kubera ko nyuma y'amasaha make cyane amashusho yabo yatangiye gukwirakwira, ndetse no hanze y'u Rwanda hari abanyamahanga benshi batangiye kuyasangiza abandi, bavuga bati rero Africa is changing now. Aka kantu ndetse gatangira kwamara hose, basubiramo benshi ati Africa is changing now. Abandi bati rero social media pressure is becoming dangerous. Abasesenguzi ako kanya batangiye kuvuga byinshi kuri iyi nkuru. Hari abemeza ko urubyiruko rw'iki gihe rushyizweho igitutu gikomeye cyane cyo gukora ibintu byose bidasanzwe kugira ngo rubone abaforowazi ndetse n'ubwamamare bwihuse cyane. Kuko muri iki gihe nanone iyo videwo yakoze abantu ku mutima, ndetse ishobora gutuma umuntu aba icyamamare mu ijoro rimwe gusa, cyangwa se ku munota umwe gusa. Ahangaha nkubwire ko nawe umunota umwe ku isaha imwe gusa ushobora kwamamara. Ariko se kandi ibyo kwamamara by'agateganyo bifite akahe gaciro? Niba bishoboka ko ushobora kwamamara akanya gato, ariko bigashobora guteza ikibazo mu buzima bwawe bw'ejo hazaza, ese ubwo bwamamare uratekereza bwaba bumaze iki?
Ni ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza. Hari ndetse n'abatangaje ko aba bakobwa bashobora kuba barabitewe n'inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge bindi, mu gihe kandi abandi bo bavuga ko atari byo na gato, ahubwo ko ari amahitamo yabo nk'abantu bafite uburenganzira bwabo, cyane cyane ko abakobwa ni bakuru barengeje imyaka 18. Ku mbuga nkoranyambaga iyi nkuru mu cyumweru cyose ndetse kugeza n'uyu munsi iracyari kubica igacika. Umwe rero yaranditse ati ntabwo ibi bikwiye kubera mu ruhame, undi nawe ati rero mureke abantu babeho uko bashaka, undi none aravuga ati social media izatumaraho umuco. Ni mu gihe kandi abandi bo babyise ubwisanzure bw'iki gihe. Ariko se kandi hagati aho ngaho muri ibi byose hari ikintu kimwe gusa abantu bahurizaho. Iyo videwo yasize benshi ibatunguye, nk'uko nyine abakobwa nabo videwo yabo yasize hanze ibatunguye, ndetse bimenyerewe ko ako kanya abo bakobwa cyangwa se inkuru nk'iyi ishobora kwamamara mu mijyi hose, ishobora kwamamara mu giturage hose. Reka dusubire inyuma gatoya ku ndirimbo ya Aragitosa. Iyi ni indirimbo ubu ngubu utwana tw'uruhinja, abantu bakuru, abakecuru, abasaza, mbese ntabwo ari mu Rwanda gusa, abantu bose ubu ngubu basigaye baririmba ngo Aragitosa. Bamwe ndetse nanone batangiye kugereranya ibyabaye n'ibibera mu bindi bihugu byo hanze y'u Rwanda, aho abantu bakora ibintu bidasanzwe kugira ngo bakurure attention y'abantu ndetse babone na views cyangwa se followers. Ariko se ikibazo gikomeye ndetse gikomeje kwibazwa ni iki ngiki: ese social media yaba iri guhindura imyitwarire y'urubyiruko? Ese abantu baba bagiye gukora ibyo ari byo byose kugira ngo bavugwe, kugira ngo bamamare? Ese kuba vire cyangwa se kuba ibyamamare biruta kugira agaciro n'icyubahiro? Iki kibazo rero, iki ni ibibazo bikomeje kwibazwa cyane, ndetse abenshi hari n'ababyeyi ndetse benshi bagaragaje impungenge cyangwa se n'ubu bagaragaza impungenge, bavuga bati rero abana bacu bashobora kujya bafata ibintu nk'ibi ndetse nk'ibisanzwe kubera ibyo babona kuri za interineti buri munsi, ndetse ugasanga nabo batangiye guhindura cyangwa se batangiye guhinduka. Abandi nabo bati rero nta muntu ukwiye gucirwa urubanza kubera ibyo yambaye cyangwa se kubera ibyo yikoreye. Mu by'ukuri rero iyi nkuru yagaragaje uburyo abantu batandukanye batekereza ku bintu, ndetse n'uburyo abantu batandukanye bashobora gufata ibintu, cyane cyane ibintu nk'ibi twavuga ko biba bidasanzwe muri uyu mujyi w'u Rwanda. Ariko hagati aho ngaho none muri ibi byose aba bakobwa ubwabo kuva uwo munsi ntabwo bagaragaje icyo babivugaho gusa. Ariko nanone nyuma yaho aba bakobwa bakomeje kujya bagaragaza, ndetse ku mbuga nkoranyambaga ndetse kuri za YouTube, bigaragara ko n'ubundi ari plank bari bapanze kugira ngo batangire kumenyekana, ndetse batangiye kujya bavuga umwe akavuga ati ese ni gute umuntu akora akantu mugatangira kumugendaho? Erega n'uburenganzira bwacu. Ahangaha rero nawe ushobora kwibaza ibintu byinshi kuri iyi nkuru, ndetse ukaba wagira n'icyo wakwibariza kuri abo bakobwa. Ese wowe wabigenza ute iyo uba uhari, iyo uza kuba uri ahangaha live uri kureba iyi foto cyangwa se uri kureba iyi videwo y'abakobwa, uri kubigenza ute? Ese ubona ibyo bakoze bikwiye koko cyangwa se bidakwiye? Tanga igitekerezo cyawe ahangaha hasi muri comment. Kandi nanone niba ushaka gukomeza kujya ubona inkuru nk'izi zigezweho zisesenguye, cyane cyane ni inkuru iba yabaye mu cyumweru, kuko rero kwemereye kuri Bushake TV ko nza nkugezaho inkuru ikomeye cyane yabaye buri cyumweru. Ndetse ahangaha niba ushaka kujya uzibona, reba neza ko wakanze kuri buto ya subscribe, like, share na comment, kugira ngo video nk'izi uzajye uzibona umunsi ku munsi. Ntibibagirwe kandi gukora like, share, byose kuko nabyo ari ingenzi. Reka nkubaze akabazo kamati: ese wowe ubona icyateye aba bakobwa ari ikihe?
nkubwira ngo komeza ugubwe neza, ciao ciao. subscribe kanda like ogashare na comment